Reka ngusuhuze kandi mwifurize kugubwa neza muri rusange. Iyi ni Gikundiro TV show. Uyu munsi rero nkaba ngiye kubagezaho ikiganiro cyiza cyane. Ni ikiganiro rero cyerekeranye n'inzozi. Hari byinshi cyane ugenda wibazaho cyane bikakuyobera. Hari benshi cyane bagenda barota inzozi bakazibagirwa cyangwa se bakarota ibyo biriwemo. Ese ibyo byose byaba bifite ubuhe busobanuro? Gusa kurota inzozi wiriwemo, kurota ibyo wiriwemo, ntabwo ibyo ngibyo nta gisobanuro kizima biba bifite, ahubwo kurota ibyo utiriwemo, ibyo nibyo bifite igisobanuro kizima. Ndetse kandi bo rero niyo mpamvu mabaye cyane ngo ngusobanurire neza iby'inzozi zawe, ndetse ugende urota buri munsi uko bukeye nuko bwije. Ndabasuhuje mwese rero abari mu gace kagiye gatandukanye mu duce tugize u Rwanda, n'uduce tune, abari iburengerazuba, abari iburasirazuba, amajyepfo, amajyaruguru, aho hose mwese rero turabasuhuje, ndetse by'umwihariko tutibagiwe n'abadiaspora bari hakurya gato za USA, aho za Singapore, za Canada, ndetse no ku mugabane w'Uburayi. Tubahaye ikaze mwese. Ikiganiro cy'uyu munsi rero turaza kwibanda mu kurota ese ukikijwe n'inyamaswa, cyangwa se kurota ukikijwe n'abantu benshi, ndetse no kurota ukora impanuka, ndetse no kurota ubona inkoko iri guturaga. Ahangaha rero ni ibintu byinshi cyane, ndetse no kurota ubona, ndetse kurota uri kubyara, aho ndavuga kuba mama. Ahangaha rero ese byaba bisobanura iki? Komeza ugendane nanjye gatanu ku kandi rero, ku kantu ku kandi ahangaha, ndetse uraza gusobanukirwa neza cyane icyo izi nzozi ziba zisobanuye. Ndetse no kurota, ndetse urota ubona inshishi cyangwa se isazi nyinshi, ndetse ibi byose rero urota cyangwa se ubona imbeba zigukikije. Ibi byose rero uraje wumve ibisobanuro byabyo. Niyo mpamvu nanjye mbahaye ndetse mbahaye ikaze, niyo mpamvu mpabaye cyane gatanu ku kandi. Uyu munsi rero tugiye guhera ku nzozi zo kurota ukora impanuka. Ese ibi byaba bisobanuye iki? Abantu benshi cyane rero bakunze kurota bakora impanuka, abenshi bakaguma mu rugo ndetse ntibave mu rugo, bati ntabwo uyu munsi nta hantu njya, ati byanga byakunda impanuka ishobora kongeraho. Uko bimeze rero ahangaha iyo warose ukora impanuka, ahangaha bivuga yuko business uba uri gukora, ndetse ngo iba igiye kujya hasi, cyangwa se mu byo uba uri gukora hari biba bigiye kwangirika byose. Ahangaha rero bikaba aricyo kiroto cyo kurota ukora impanuka. Ibyo rero ntibikakubuze kwigendera ngo byanga byakunda urakora impanuka, reka ntaho bihurira. Icya kabiri rero, kurota urimo kubyara. Ese byaba bivuze iki? Ese byaba bisobanuye iki? Ahangaha ku bagore rero abenshi muri bo ndetse bakunze kurota abari kubyara, hari igihe ndetse aba nta n'umwana afite, cyangwa se yari afite wenda nk'akana gato cyane, agatangira kwikanga ati ese koko kaba kagezemo? Ese byaba byagenze bite? Ese koko ibintu byose ni amahoro? Ese bimeze ute? Gusa kurota uri kubyara ni ibintu byiza cyane, ntago rwose kabisa wa muntu we. Ahangaha rwose ni umugisha, ahangaha ni ukuba ndetse hari ikintu gishya kuri wowe kigiye kuza, kigiye kukuzira, cyangwa se hakaba hari business yawe yaraninze, yazamutse cyane, ndetse ikaba igiye kuguha amafaranga menshi. Icyo rero nicyo gisobanuro cyabyo bisobanuye. Aha nanone ikindi, kurota abantu benshi cyane bagukikije, umva icyo byaba bisobanuye. Ahangaha rero bivugwa neza yuko hari impano uba ufite muri wowe utari gusohora neza cyane, ariko iyo mpano ukaba utinya kuyishyira hanze. Ahangaha rero nanone kandi bigasobanura yuko kurota abantu bagukikije, bivugwa neza yuko kandi nanone impano ufite haba hari abantu bagiye kuyikwaka, bitewe n'uko kandi iyo mpano bayikunze. Hagati aha rero bikavugwa neza yuko rero ugomba gutinyuka, ndetse ukerekana impano yawe ufite muri wowe, ndetse kandi ukanayigaragaza yuko uyikunze. Nanone kurota ubona inkoko iri guturaga. Ibi ni ibintu bigenda bihurirana cyane. Kurota ubona inkoko iri guturaga ni ibintu byiza cyane, ndetse ni ibintu by'umugisha. Ni ukubona business yawe yagutse cyane, cyangwa se hakaba hari ibyo uri gukora biri kugenda bizamuka neza.
ahangaha nakubwira ko ari ibintu byiza cyane ndetse kandi abantu benshi bakunze kugenda bishimira. Aha nanone kandi nanone turacyagiye ku nzozi zacu, kurota nanone ubona imbeba zigukikije. Mwabantu, ahangaha rwose iki kiroto ntabwo ari ikintu cyiza cyane, ahangaha rwose ni inyatsi iba yakuziye. Aha rwose iba yakuziye, kurota ikiswe imbeba zigukikije mu nzu. Mwabantu, ahangaha rwose nta kintu cyiza kirimo na gito, ahangaha rero ni ukurota ibintu bibi cyane, nibyo wumva ngo ni bibi mu rwego rwo hejuru. Ahangaha ni inyatsi ziba zakuziye ndetse ahangaha uba uri mu kaga. Nanone ikindi kandi kurota ubona isazi zituma impande yawe cyangwa se inshishire zisa nkaho zigukikije, zisa nkaho ziri kukuzira ari nyinshi cyane, cyangwa se icyitwa intozi. Ahangaha rwose izi ni inyatsi rwose ziba zakuziye. Hagati ahangaha rero uba ugomba guhaguruka ugasenga by'umwihariko ndetse kandi ibintu bikagenda neza. Ahangaha rwose ni ibintu byiza cyane, ibi byose kandi byose bigiye bifite inkomoko ndetse kandi abenshi muri bo aba bose bagenda babigaragaza nk'uko bagenda babigaragaza, bagenda bavuga yuko kurota imbeba zakuziye mu nzu ziba ari inyatsi. Abantu benshi cyane bagiye bagaragaza amarangamutima yabo yuko igihe imbeba zakuziye mu nzu ari akajagari. Ahangaha rwose nta mahoro uba ufite, kuko kandi ikikubwira ko atari amahoro, usanga akenshi imbeba zagiye zirobagura imyenda mu masegonda ndetse kandi zigahera kuri wa mwenda ukenera wa buri munsi ndetse ujyana no mu kazi gakomeye cyane. Aha rero niho uvuga uti inyatsi kweri zanziye, ati zanziye nta kabuza, aha ntago zinsiga. Aha rero ni ibintu byinshi cyane, kurota nanone kandi ubona inka. Ahangaha kurota ubona inka iri gushaka kukwica. Ahangaha rero ibi ni ibisobanuro byinshi cyane. Aha bivugwa neza yuko kandi ibyo wari ufite ushobora kuba ugiye kubyamburwa. Gusa ariko abantu benshi cyane siko babihurizaho. Hari abavuga yuko ngo ari byiza cyane, ariko nanone kandi ku rundi ruhande bivugwa neza yuko iyi nka iri kugenda ikwica, bivugwa neza yuko hari ibindi nanone kandi ngo uba ugiye kwakira byiza. Ariko gusa amakuru yemeza neza yuko ngo ibyo ufite ndetse hari igihe uba ugiye kubyamburwa. Ahangaha rero turacyakomeje n'ibindi byinshi cyane. Kurota uri kubona inzuki, nabyo kandi bivugwa neza yuko ari ukurota neza cyane, ari umugisha ndetse kandi ibyo ufite hagiye kwiyongeramo ibindi. Ibi byose rero bikaba ari ibisobanuro byiza cyane. Gusa ariko nanone kandi nakubwira ko iyi channel yacu tugiye kujya tubagezaho iyi content yo kurota inzozi za buri munsi. Ahangaha rwose ni ibintu byiza cyane. Ahangaha twakubwira ko wakora subscribe aho gato cyane, niba wanyuzwe na video yacu ndetse kandi ukaduha comment. Mw'abantu mwe, comment ni nziza cyane ntacyo bitwaye, na like nazo ni nziza rwose. Mw'abantu mwe mushyigikira ndebe ko nazamuka rwose, kandi rwose Imana ijye bampera umugisha mu byo muba muri gukora byose hafi aho ngaho cyane, ndetse kandi ibandebere icyoroshye.